ubahanga umugabo mugenzi wanjye honye no kumbaza ubusa mukabashya abanyarwanda abanyarwanda menesha amabanga y'urugo aho guta wereka ko mani njyewe n'urujama mutarwana gushinyika wa musigaho mutarwana musigaho yewe ikintu umugore wanjye yakora kikambabaza pe kunshi nyuma byambabaza akaryamana n'undi mugore musigaho ntabwo ndagukubita Wanajira kugusuzana kuguha ikaze muri show yacu uyu munsi. Welcome to the show. It's your boy the entertainer. Nitwa Patrick Nkwayi, ikaze mu kiganiro cyacu. Wakoze cyane gukora subscribe no kukomeza gukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Ni Yawe TV tugarutse kugira ngo twiganire kuri stories zitandukanye. Mwibutse ko turi kumwe na website yacu ya yawetv.com. Iyo ngiyo gufasha kumenya amakuru, ikintu cyambe n'amakuru kamenya ibigezweho hirya no hino ku isi. Ushaka gukora umwitozo ugana Body Max Fitness. Abangaba bagufasha kumera neza cyane no kuba gukora imyitozo. Dufite gym nziza cyane, sauna ni massage, dufite swimming pool kwa bikundira koga. Baratugana hani mu Giporoso usa n'werekeza i Kanombe, winjiye muri hito kati ibumoso bwawe ubugeze kuri Body Max Fitness. Duhamagare kuri 0788358041. Welcome to the show. Uko mubibona kuri kamera zanyu turi kumwe n'abajene ndetse n'abari cyangwa se simbizi akuri gisozi turi kumwe n'abajene turi kumwe n'amanika sibyo fresh kuri gisozi ntabwo ngende kukubaza ngende nigamana urenika umuswe n'ikigwa njyewe urambwira uravuga nk'inyenyenyesho nigirerembura ibaho umusa bimeze bite ni fresh ndanabwire umusa korewe njye musari muri hano bimeze bite se mzee fresh mucecuru cyane musara byega murago mbikunda akunda ikizi baby je nagikoma iki jambo ribirigira gute igira mu kabisa niwongeye kumbwira ibintu nk'ibyo ibyamamagariye bimbaza cyangwa yo maniga bimeze bite se shanje fresh ariko n'uyu nguyu nawe ni niga yese biragaragara agari bya nigirerembura sibo irembura urona napfuye ntabwo kari kwijyajyana ubundi kucyumuza n'abantu ba fake bameze uko ari igihe umuntu apfa ahagaze wumvaga ari iniga ngenzi ya Musa yapfuye ahagaze ese atari kurerembura afite mu kanwa jyango ni nk'ababaza uyu munsi uri gutamara ikirasa ariho kibona umuntu w'umugabo wisiga ibyo bintu bibaho ibyo ntabwo bikorera buri wese agira ikintu akunda sibyo igikunda gute se umva twumvikane buri muntu agira ikintu akunda ibyo ntabwo bikureba sibyo wiyemeje kwigira umugabo kandi uri umugore se warambyaye cyangwa ugeze ubona ituru yanjye ibone ko ndi umugore turu se ntuyigisaza ese ubu ngubu reka ndumvishije ngo ufite umugore atunga umugore mugenzi we biba nyine kubera ureba umurari niyo mpamvu ntabwo ureba neza ese ubu ngubu nk'iyo muri mu buri mugenzi we umugore wimenesha amabanga y'urugo aho guta wereka ko mani njyewe n'urujama mutarwana gushinyika wa musigaho mutarwana musigaho kibigize seri musigaho mutarwana kibigize seri n'undi munsi wangegeraho wagenda nyubahanga umugabo mugenzi wanjye honye no kumbaza ubusa mukabashya abanyarwanda abanyarwanda nyamuneka mukoresha ubwumvika tuze kugira ngo kino kiganiro cyacu kigende neza ntabwo nkunda ibi bintu
kino kiganiro cyo kigenera tukoresha ubwumvikane numva wa mugani wawe uravuga uti mu mugabo ku mugabo abagabo tugomba kugira ubwumvikane kubera icyo nsuzugura ntamfate nk'umugabo mugenzi we kandi umugabo no wubatse urugo none uyu wasanga uri kumva afite n'ikibazo cy'ubumuga mu maguru atabasha kubaka urugo n'iryo fuha aba yagize niko gufuha cyangwa ibimenyetso nka bitatu bivuga ko bigaragaza ko uri umugabo ariko naguha ibimenyetso bitatu bigaragaza ko uri umugabo ibyo ntabwo bikureba yehe uziko uri umusazi ubwanwa buri ubwanwa urabona ari igipupe kiri aho ubwo si ubwo ni ubwanwa kirona arambawuwa ariko amugani nese naba mamuzi bafite utwanwa mama wawe arabufite afite bungahe se mama wawe arabufite mama se agira ubwanwa uba twumvikane ubu tipa arimo avuga ati nimukajye mumamagarira ubusa ejo mutazansenyera n'urugo ufite n'urugo madamu ameze ate se ubundi madamu wanjye ameze neza niwe mugabo bwira n'abantu nyine madamu wanjye barabizi ko ndi umugabo mani nta n'ibintu madamu ameze neza mwerukana ngera kwibarije ikibazo ariko uyu ngura avuga ati ngiye mfite madamu mfite madamu ntabwo ari ukuvuga ngo ntubihakane ahubwo ngiyewe ikintu nibaza ubundi umugore urimo wibaza ngo babanye bate ikibazo ni iki umugore ubundi ajyama n'umugore gute kandi yari umugabo se biri umuntu ufite amabere ikibazo mba nashaka mwese nanabiyamye abanyamakuru mwese ntimukanyinjirire mu mabanga ntabwo namena amabanga y'urugo wenda uyu musore ni umufana wawe yagerageje wenda umusobanurire urumva umufana wanjye se arambaza iki numwumve nabi ni kwa ko n'umufana wavuga ati reka muhe n'umuntu ufana urumva tuganire ansobanure wenda wabona nawe ugashaka umugabo wundi nawe njye noneho niba ushaka kubimenya uzansure mu rugo na madamu wanjye turi kumwe udusure usobanukirwe naho ibyo kujya kumena amabanga y'urugo ubu ngo we urimo urabona uyu ari umutipe mugenzi wawe nyine n'umutipe mugenzi wawe ntabwo bibaho yumvire kandi wowe uremeza ko yari umutipe nawe ntabwo wamupinze ndetse kamwereka kamubaza nyine n'umugabo mugenzi wanjye ariko ikibazo reka mubaze twese ko turi abagabo hano niyo yari umugabo ndede hano uri kubona bisize ibyo bintu by'abagabo nakubwiye ngo buri muntu wese agira ikintu akunda buri muntu wese agira ikintu akunda akishimiye uri kumva wowe ufite amahitamo yawe kuba utisize ibi bintu n'iki kumva njye ndabikunda ngomba kubyisiga ke madamu wanjye arabikunda umusaza reka mwibarize wamabere nituze reba we abahungu batajya muri jimu uri kumva njyewe nkora siporo ngaterura ibyuma aya ni amatuza wakinwe ntabwo ari amabere uwo ni umubiri wakoze reka mwibarize bavuga wenda umuntu wese agira amahitamo ye ibi ngibi nibyo madamu wanjye akunda wenda kuri yawe TV no bwa mbere wakoreye ubundi wa mugani kujya kubitamo byagenze bite wamurika ngiye mitemo kuba ndabona abagabo badashobotse reka nshaka umugore ibyo bintu mpora mbisobanura buri munsi ko hano wenda hari abantu baba bari bizoca no zindi ukoreraho nyine rekeraho wese ntabwo ujya unkurikirana nese wantumiye kugira ngo n'ubundi namamaze icyo nahisemo kandi yumvamo wantumiye ari uko utanze ndavuga hari abantu baba bakurikirana wenda yawe TV batareba izo zindi nyine bakumva ubisobanura uyu musore nabyo ubivuna mu magambo wiyemeje kuba umugore nagukurura umunwa nkawugira nk'intuza nkawutahariye babarera yego rata twigire winsekera ntabwo bansekera cyane ntabwo mbikubona noneho abatipe kikabyibare nk'agakumi kansekeye gusa ntabwo njya nca inyuma umugore wanjye kamubaza ubundi biza byaje gute ndakubaza nyine umbajije ikibazo kimwe umva rata nakundanye n'abatipe atari umwe atari babiri atari batatu turakundana ko bose bagenda bamemukira bambabaza uretse dusobanurire mbona nta kiza cyabo n'ubundi
n'ubundi hari abakobwa nari nzi bari abalesbiyene bakanabinkemo nkumva bwo ni n'umwanda n'ibyanaba ariko bitewe n'abatipe uburyo bambabaje baguhemukiye nyine kumbabaza no kumenya byose bibumbiye hamwe uri kumva noneho mpita mvuga n'ubundi okay kanigiye mu lesbiyene naho ngerageje birarenga igitima uri kumva aho niho nakomese nahava ni icyambere nanda watwara umutipe ashobora gutera inda uri kumva yagutenda muri inshuti akwereka urukundo akubwira utugambo twiza n'iki ariko mbwa ngunda twita gahita yinduka ninjira kumwenge ngo se nyine akubwira ibigambo byinshi ke bigusenya umutima cyangwa se ejo nyine ugasanga agemanye n'undi mukobwa none umushuti wawe umva bankomye umutima ntabwo nshaka nyine kuvuga ibintu byose ariko byarambabaje barampemukiye ngiye mu lesbiyene mbona nibyo byiza binduha umutima binanshimishije numva umutipe nyine nkirira amabebe byaba kugira ngo njye nakurya ariko ese wa mugore yuko uti umaze kubijyamo wa mugore kuza guhitamo kuba umugabo noneho ujye utabaye umugore umugore se ngo bajye bakurya ndeba abandi bagore nabonye n'ubundi mbaye umugore wabaye inganzwa nanone icyo si inganzwa nibaye umugore ntabwo birya nko kuba umugabo ese nawe umva uburyohe bwo cyakora igisazi ubundi se urambaza iki wowe duje ibitsina duje ibitsina ko ntabwo duje ibikorwa sibyo rata nereka se barutansenye ubwo nakubwiye ko nubatse mfite umugore wanjye uri kumva ubundi uri kumbaza iki mugenzi wanjye se tugenda umugabo ubundi umuntu ubundi njye nabuhereye kare mbyibuze ko njye nkanjye birumvikana ntashaka umugore ariko se nawe umugore ubundi nawe uri umugore nawe ni ubwo ngubwo bigenze mute mubanye gute none se ushaka mina amabanga y'urugo ubundi reka nkubaza reka urimo nanabeshe niko wakubaza umva wubatse urugo wakwaza ngo umugore wawe ngo muryamana mute wamusubiza ngo muryamana ngo kangaye ku wabivuga rowi babara tansenyo rwamuhungu kandi umungu namwihangane mukanya utandakaza sinangombwa winsakera winsakera wese adatuma umugore wawe ndaseka kandi urumvise inyuma nta nubwo byabaho n'ibikobwa bijya bingendaho byinshi bikamamagara ibikobwa ibigore ibiki mwese nakunze wazaje ngo mukangito ese wumva ari fini jewe ukuntu bimeze sibyo ntabwo naca niba narahisemo nkavuga okay niba ari bingiyemo nisemo umugore natereye da queen ivi uri kumva mwambika imetara y'ejugunye bitambona Jojo nawe nkunda nawe binyimbire ka nkunda nanjye ndamwiha uri kumva no mitampanga kumushyira mu mago uri kumva ufite umugore ifite umugore nyine nawe uri umugore ntabwo ndi umugore sina reka nk'ibimenyetso bitatu cyangwa ariko wenda wavuze uti abasore bimenyetso bitatu cyangwa bibiri ni ukuguha urushyi kugira ngo ubanze ubyumvishe neza windakaza kugira ngo ubyumve neza ko ndi umugabo mugenzi wawe nta bintu nagusanuriye nta n'ibiki nta n'ibintu byinshi nakubwira umbarata wavuze uti abagabo abasore baramumukira gutya na gutya bakaca inyuma abagore batabona ntabwo babikora abagore bo ntabwo babikora ntabwo umugore wawe yaguca inyuma wowe ngewe umugore wanjye ibintu tubijyamo twiyemeje ahubwo ndaje nshake nimero y'umuterete kuko ni umugore nta n'umurekunda ngo ari ikimwice umufashe uramutse umufashe umugore wanjye baramusohokanye uri kumva umusore ibyo wamukoreye abantu ngewe n'ubundi inshingano z'ubwo ndazikora rasiyo ndayitanga ibiki byose ibintu byose uri kumva ke biramba basike nafashe umwanzuro wita ku rugo nk'umugabo noneho numva ngo bamusohokanye nanamwica nicyo kintu nta kintu yakuburanye sinamwanga ariko afazari tu anciye inyuma wenda ku mukobwa mugenzi we ntacyo ariko umugabo
ku mugabo mugenzi mujya wawe hejuru nita mwica hari ese ugwabazwa Cyo n'iki kintu kandi namwangiye. naba ndi umutipe wowe uri umugabo kandi nawe uri genda umubebi akuzi ko sedi yamize iteramuvamo oya rega wowe kandi ntabwo nje ndi kubyoroshya ntabwo nshaka kurwana ko urundi shiranye amaze ntabwo kubirambira abikunda ariko nugumya kuntera umuntu ndawukurura buno bwanwa bwose bupfure mbute hasi babarira cyangwa azi ko umugabo ari ubwanwa ariko ubundi azi gute ko umugabo ari wowe ubwanwa gute wo mpuza n'abantu ba feke gutya babaginga ujya umuzana bari seriye njye narabibonye apana iki kintu nabo narabyiye ngo nawe biganira umugabo mugenzi wa byumva unabyumvirize ubimire uri ikigo ngo wakoze ituze se cy'amabere iyi ni jimu wabyitiranya mwana njye nanga guhura uyu n'umutindi mubi kuko hari n'ubundi urambaye nk'abantu nk'abagitsina ko ibyo ntago bikorana kubye buri muntu wese agira ikintu akunda uri kumva niba ukunda tese ntabwo uzakunda ikoboyi niba ukunda ikoboyi ntuzakumbura ubwo nibyo ukunda uri kumva nibyo nkunda umugore wawe ni iki yakora mu gatandukanye ijwi imana irema abantu bitandukanye uri kumva ntabwo rero uyu se n'uwo wampindurira ijwi n'ubundi ubwo wari ukumwe kuvuga rebera uburyo seka nk'intozi ese uwo mugore wawe ni ahubwo wowe ntabwo wishimiye kuba ese nk'uwo mugore wawe ni iki yakora ukabotica noneho iki kirambabaje pe yewe ikintu umugore wanjye yakora kikambabaza pe kunca inyuma byambabaza akaryamana n'undi mugabo ariko umugore byambabaza bire umugore ntari baryamanye n'umugore nta kibazo ariko njye nanze igitsina gabo kuva bampemukira mu buzima bwanjye nanze abagabo mu mateka ese ko kiwanze abagabo ugahitamo kuba umugabo nuko barambabajeho nanjye ndavuga ngomba kuba umugabo kandi uri kumva nkakora ibintu byiza nkababera icyitegererezo ugatanga rasiyo ku murongo nyine ukita ku rugo nyine nk'umugabo ntabwo nari nzi ko umuntu apfa ahagaze musiga twumvikane n'undi munsi ntiwongere umva winkora mu kanwa winkora mu bwanwa umugore wanjye n'unkora mu bwanwa wenyine umugore wanjye n'unkora mu bwanwa n'unkora mu bwanwa ni umugore wawe iki kiginga kiri kunkarisa muri mayindi kunkarisa muri mayindi nuko nyine numvise ukuri kurabyana ariko ubundi ukuri ufite n'ukuye ukuri ufite n'ukuye yumvise ukarisa ukuri ufite ndago yumvise ukarisa agira ngo ni ibi aya matuza ntabwo nyakorera ubusa winkarisa muri mayindi wakintu yaragize ngo ni ibindi nzi ko uvuze ko ntabwo we baguha ibigambo bye bibi ahubwo reka nzakubwira biri kunkarisa muri mayindi kandi ntabwo nshaka kubyumva reka nzakubwira ko n'ubundi umukobwa kandi umugore cyangwa nzabafata naba imbere ya byose nabwiye nawe yaba bayipedi nabwiye ngo ahubwo waba bayipedi niba uri umugabo akaba ashaka kugutereta si ubwo yababa we yaba niko waba ugiye kunjya mu katafari wa kintu njye ntabwo nagusimbuye ntabwo naba nkawe kuri ikigo none bahakuye umugore umuginga uyu mugore wowe ushaka kunjya mu kadafari njye ntabwo naba nkawe none se ndi umugabo mugenzi wawe niba ushaka kuntirita urumva ari he waba uri kunyi mu kadafari wawe abanyarwanda bakwemeza ko umugabo ase wamugari kuri umugabo ashaka kurya k'inyuma none se nkuremo Yakobo bayirebe cyangwa Yakobo se yikoremo tuyirebe nibwo twemera koko bese wowe ntabwo ujya usoma bibiliya ino mupagani iba mu isezerano rishya mbese wa mugani abasha guteta kandi uri umugabo ashaka k'inyuma tokesha ntukajya umpuza n'amapeti nakwica nkagukubitira hano nkakumena ntukamuza n'amapede yesi njya mpa n'amapede amapede nta nubwo nyakunda sinzanayakunda uzi icyiza se ntabwo naba nkawe umunsi bashaka gutereta umugabo mu gihe yewe baba we n'ipede haguruka turebe ko utambaye pamba haguruka turebe nkawe kandi nabona ntabwo ngira ubuse ntabwo mpana umugabo
naba umugabo kandi umugore mbese nawe naniye ngo ni umugore urumva wowe nenze ngo mugenzi wanjye ngo ni wowe umugore wigize ikitari cyo ukumva wigize ikitari cyo umva nkubwize ukuri sibyo umugore kandi uri umugabo umva nkubwire umugore nakubwiye umugore ushaka umugabo nye nakubwiye ntabwo uzi icyo nkenyereyeho ukeneye kuri Yakobo uri kumva Yakobo se ahubwo kumwereka Yakobo oya nta n'intuza afite ahubwo ashaka gusenyera urugo ashaka gutereta gusa Jojo ndagukunda ntabwo sheri wamuhemukira sinaguhemukira sinaguca inyuma bino birara simbikunda mwamwamuje nabyo we ntibari kudukurikirana amenye yuko yayobye kuri igisazi mwari guteranya na madamu kubera ko sinakuntu wumva ko ayobasate umuntu ayobate w'umukobwa heduka umugabo nawe yakundanye n'abangu baramubabaza nawe ni nkuko mwese muhuje ibibazo twahoje ibibazo kandi bimukora neza fresh arabwira ati rora uko ubu kare kose narindi naho kuki ntamenye nyinariyete aho bigiremo nawe wicuza igihe cyashize nanjye warubaye umugaye umva ubu ndanga ngo wanjye cyihuse ngo cyihuse cyabyaye ikibuno yihuse yabyaye igihumbi nuko none umugabo wawe mashaka iyo mbimenye mbere sha mashaka gutwara madamu wawe yumvira mwica kugira ivuze nivu nkarifata nkarifunyanga bose mashaka kinyuma kwezi ahubwo iki ni igipede njye nawe nyambwana amapede wamupede we n'uburyo uri guseka umeze nk'umupede reba iminwa yabaye umutuku hano hasi ni igipede mani wowe uri igipede nawe urimo avuga uti ntibagashyigikire amafuti nta amafuti yahe amafuti yahe ntibagafate ngo bashyigikire amafuti mu Rwanda ibyo bintu rwose uwo muco nawe tuzi ibyo bintu byanyu ariko nawe ari yetare mu Rwanda kandi ibintu bimaranye igihe madamu wari mumuranye igihe okay noneho ibyo bintu tumaranye umwaka ugiye gushira reka mubwire uri kumva ke turakundana kandi aranyubahisha akamesha agaciro akameza ikuzo no mu bantu rero ibyo uyu mune kuvuga ubundi kamubwire ibyo bintu twe ntabyo tuzi ke turasenga kunda Imana n'abantu mbere niba reba hano uburyo nahanditse reba wayibona ureka izo zisobanuye iki izo ndayikunda ziriya afite zisobanuye wese wayibishizaho uyu ni umuraro udafite n'icyo akenyereye ntacyo afite ni marine ni marine ahubwo ibijyango noneho tata afite nta kintu zisobanuye oya nta kintu mani zisobanuye ubundi ikigaragaza n'uri kuri umugore n'umuntu ufite ubwabo ufite amagambo menshi uri ndayi umuhungu ubundi reka nkubaze tatuwaje zanjye zifite meaning like reka nkubaze reka nkubaze ubundi urasenga gusenga se ni gusenga ubonere ko murasenga ko gusenga ariko umutima nyende kukubaza urasenga ndanasenga ahubwo cyane ahubwo wowe urasenga ntago bigusa usibu wajya imbere y'Imana ukambaza ikibazo atazi yako kuko wajya imbere y'Imana yegora uramufasha ese Imana ishyigikiye nyine urasenga ukaba utazi yako Imana ntabwo ishyigikiye amafuti usibu wajya mu rusengero ukagenda ukavuga ngo Sodomo ni Gomora bashaka ko baturimba sibyo ni kumusa aragira ngo isimbuke ahubwo wowe jewe nta mafuti ugiye kuturimburira isi kabisa uri kumva nta mafuti mfite no mu byo nkora uri proud urumva kabisa ari byo turi ndi proud yabyo uri kumva ni nabyo kandi ngomba kubikora Yesu urumva itageze ku mutima wawe Yesu umusaba uyibonye nyine umuntu bavuga ati ngende umugabo kandi ukabona nyine ari proud we yari bigutwara iki ubundi ikibazo ntabwo ari icyo ahubwo nuko bigaragara nabi imbere y'abantu n'imbere y'Imana utinya abantu semera gutinya Imana genda senga ke barampanura urugo rwawe ruzakomera ufite umugisha ruzagenda neza baba mwenga bashaka kurya kinyo kiro kiginga gishaka kujyana mu butinga mu izina rya Yesu ahubwo wowe ufite ikibazo gikomeye ahubwo
bantu rwose mudukurikiye abadokiteri muzajye no gushaka umuti w'iki kibazo kuko ni indwara ikomeye kuko bararwariye bafite ikibazo kuko nabo mubihuje kuko niba bahari urabona se ndwaye he kuko urabona ibintu ubundi ntabwo binabaho kuko kugira ngo waba uri umugore wigira umugabo kandi nuko kugaragara fizikare uko ugaragara fizikare umugore hano ceceka ntabwo byo bikureba kumva naho bundi ariko siko kubwira ati nakoze ituza ntago ari amabere nituza nigiye muri gym twese ko tujya muri gym tuzana amabere ngo twagango gym uzuyayijya maze no kwisana ese urabona gane nawe nayujyamo reba oya reba kakaba gafite n'umuteja uri kumva nta kintu afite yibitse kuri Yakobo oya Yakobo yafite ayifite agaciro Yakobo use niba atambaye agaciro ndi umugabo mugenzi we ubwo yahaye agaciro icyo akenyereye ni ikibazo ubwo si ngubwo mbonye ingurube iri kwivura umutana nayo ubwo nabona n'ihene ubwo ingurube no kuvuga aho ako kantu usizemo niko kabi urugero muhaye ako niko kabi ubwo ngubwo uri kumva je nabona ntunganirize kuri haramu kuko haramu nanga kuyumva mu buzima uri kumva naho ubundi ase nk'icyaha gikomeye bombo kibaho cyusi niki cyagikomeye numva ntabwo rero babajije anyosha oya icyambere ukuri kurarya wowe cyagikomeye uzi n'ubutinganye ubundi cyagikomeye ahubwo icyo ngicyo kiranakomeye ntabwo gikomeye ahubwo kirakomeye cyane kuko ntabwo ibyo bintu rwose zibaho ngaho ko nta magambo mazima ufite yibwira cyagikomeye icyaha gikomeye uri kumva mu buzima igihe ubana n'umudamu wawe cyangwa n'umugabo wawe akaguca inyuma nicyo cyaha njye mfata ko gikomeye cyane madamu nkuba guca inyuma yawe akoze icyaha gikomeye mu maraso nacyo gituma bakora divorce ese mubanye kuyiheneza muzabyara kwishimisha gusa tuzabyara ese wamugana ubundi uri kuba uyu munwa wawe ufite uvuze ukomeza kumuraho noneho ukuntu numeze rati usere aka kantu kare kwiyumva ntabwo ari ukwiyumva uri kumva rata ntabwo uri kumva nyine igihe umugore wawe cyangwa umugabo wawe yaguciye inyuma icyo cyaha numva gikomeye ntacyo wamwimye ntacyo yabuze keno yaba yakibuze ubundi umutima w'urugo n'umugore umutwe w'urugo n'umugabo sibyo ubwo rero ke mubana ngo mufatanye muri byose uri kumva iyo guciye inyuma rero icyo kintu kibi cyane ese nk'umugabo iyo wavuze ngo ntabwo yujuje inshingano z'urugo n'imibiti watujuje ntawe inshingano z'urugo uvuga ko wazujuje wakoze ikintu iki inshingano z'urugo nujuje nta n'imwe yujuje kuko uzujuje nimba ngiye kumeta urukweto mu gutwi babarira zamura n'inkweto yabayire reka nsubize uri kumva rata inshingano z'urugo nujuje sibyo uri kumva kuba umugore wanjye sibyo namuhaye keya sibyo ke nkamukorera ibikwiye mu buriri nyine ntabwo njya gusobanurira ikindi rasiyo imisatsi amavuta yo kwisiga nyine byose kuvuga ngo ndazujuje nuko nzi ko nyine nta kintu umugore wanjye yigeze amburana uri kumva buri kimwe cyose ngomba kucyitaho nkagikoresha ujya n'abatipe bakagutereta ahubwo tukabagurisha ndi mariya buri nanjye ngikomeza nzi ko mbese nshobora umubindo none yembi mvugiraho no kuba uri kumva nca kuri social media kuba mbivuga ko ndi umu lesbienne ni ukugira batazagira agahungu cyangwa akagabo cyangwa uduki tuneta cyangwa tukanyibesha uri kumva ngomba kuvuga ukuri ibyo nkora uko meze ndi proud yabyo niyo mutipe mwaratanze nta ntuza nshaka ndamubonye physically none ibaze kakandi navunye ukuboko ntabwo yibonye kaje rero kameze nk'iruzi buri musaza wamuhoza nari nkishe anyibeshaho gute kandi asiko ndi umugabo mugenzi we akantereta njye nkunda urugo rwanjye nkunda umugore wanjye simba nca umuntu nsenyera urugo kandi no mu buzima ntabwo nabikora cyangwa nabo baba ari abafeto
ahubwo udupede turavuga ati mwana uriya muntu ufite baro ya danje atereka zatujye mu kadafari ntago nabikorera abantu baba batekereza nabi njye ntabwo nakujya neza ufite bora ya danje uryana gute se urya umuntu gute njye sinakujya neza ufite ahubwo bora we ntiyakurya ahubwo wowe wambaye ipantaro neza uwo mugore ufite bora ya danje bora si indwara yigira kereka niba hariyo waguze urayigira wakoze inshingano zo rwaba umwaka wose nayo undi se ufite umwana nese umugore wanjye ese undi umugore n'umugore babanye mfite umwana se undi ahantu ntibamara n'imyaka 10 batarabyara ke bakabyara bitewe n'intego bihaye ihe gikomeye niba amaranye n'umugore wanjye umwaka umwe mite mbyara umugore ku mugore twebwe ku mugore ntabwo bishoboka nabikwiyamye ndamwica oya kanihangane umva nkubwira wowe birarangira ndamukoma ikiganiro ntabwo tukirangiza kuko ndamukoma uretse mwihangane yari ubundi mwimane nk'utu duhuhuri mwa mwatukuye umugabo w'ubwanwa wakoze turoshye wo batatuwaje ariko wa mugani wari umugabo mugenzi wawe mugomba guciringa oya gusowaciringa uciringe n'umugore kandi ari ahubwo umva ikibazo cy'iki gihugu reka mwereke iki gihugu kigenzi cyane kizi ngo ndi umutinganyi kese ndi umutinganyi genda umurezi be ntabwo ndi umutinganyi uzagenda ubyiga no mu ishuri bakugishe hose ntabwo kwaba gucogotwe asibuka nkubaza ubundi usibye iryo jambo ngo nacingana ngo twakisha tugacika ngo naciringa n'umugore ngo nzi ko avuga ngo kirara uri kwivuguruza uri umugore reba uri umugore ndi umugabo mugenzi wawe twaba duciringa iri jambo naryanze duciringa kandi reka nkubwiye pati ntukamuze mane n'intuzi n'inyagazi ahubwo patene mugashyikira amafu oya ni gute ashaka kuneka abeshya abanyarwanda cyangwa ase wa mugani ase mbabeshya gute ni ibya nyabyo nibyo kandi nibyo ndabikunda kandi proud yabyo uri kumva ntimugashake umva nawe ntimugashake komera basi twerangana munyubahire uwo niwe kandi icyo nkunda sibyo uri kumva rero ibintu ubuse ntitukuba hano bari abo bazakubaha ibyo ntabwo ndabizi mfite abankunda mfite abanyanga mbese umusore avuga ati ariko abankunda bumva ibintu ntabwo umunga aravuga ati ibyo bintu nubuka nubu bwakaza ahubwo ni wowe yiyisimbwa niba unyisimbwa nawe uriyo kuko ndi mugenzi wawe washyizemo kuba ubwakazi yongeyeho kazi niwe kazi ubwo niwe azavuga niwe kuri umugabo ubwo niwe wabwiwe nyine niwe ubwiwe ubwo hagati aho ubwiye ko ari imbwakazi ubwo niyo uriyo nyine kandi nakubwiye ngo icyo ukenyero ntacyo ufite wasanga uri imbwakazi amugana tugere tubirebe twigendere ahe karebero ntabwo babwira she wanjye nagakunda ko umukana uri imbere ya kamera nagakunda najya mu rugo ugasanga nyimye kese cyangwa ndaje nyuma y'intuza gusa nyine nibyo nakubwiye uri umugore cyane arara inyuma y'inzu ntabwo uvuze inyuma munsi y'igitanda cyangwa inyuma uzi impamvu ari umwana ahubwo inyuma y'intuza ntabwo amenya hariho nanze kubisobanura neza umugore kamurimo ahubwo we iyo umugore wawe araye atagupfumbaza bivuze iki amakuru aje inyuma y'intuza nyine umusaza aravuga ati rekora umugore wibeshya abantu wowe urabeshya kuko n'akantu k'umugore kakurimo ubwo wowe wabuze ntukabikwepe ku bice ku ruhande sibyo naho ubundi patire ntibakajye babeshya ngo yego icumu ngiye gucuma ngomba Patrick niwongera kunyita umugore baduheterisi ndagwemukira hano sanda umuga baduhete dushyire ibikombe hasi dushyire n'amategeko sasubiyemo kakantu ibikamera byangiye kubimena mve hano ntabwo nkunda ibintu nk'ibyo iki kintu cyo kuvuga ngo umugore ntabwo relaxa ase yabyumvisha nyine usibye ko njya kunyita umugore ndi umugabo wubatse mfite umugore mfite urugo ntiwongere
musaba guhaye gasopo ese cyacu oya ntabwo waceceka niyo njya kumbwira ngo ndi jewe umugore ntabwo turabisesa wese we ntabwo wemera ko umugabo tuwora umugore uravuga uti oya se sinango ngo uri kwirwa bivuga ko birigaragaza ubwo umunyarwanda ukubona uri kumva akabona ko ari byo ubwo sinzi ariko njyewe ukuntu mbibona n'ukuri kwanjye kumva ntabwo byagira musiga yemera ngo ndagukubita ritare nkwice musiga oya murekere umusaza yangana si iyo wifashe yangana muri nyine ugiye kunyaka ko ndi umugore weretse ko ndi umugabo nakwica muvana n'umuntu oya umva noneho ndagiye ntuzanyira kumusa gera paka toka wakijiga genda umukobwa w'ingenzi wawe n'undi munsi ntuzamenye nahita wica umugabo mugenzi wawe n'utanyuba n'undi munsi ndamwishe noneho n'umugabo mugenzi wawe